Aya ni ijana rizuye neza. Yego ni ijana. Ni ijana riruzuye reka kwirirwa ubara usuri kubizi nakubeshya. Ahubwo ikibazo urahita ugenda uyishure. Nta birakoje imbonera wenda. Ora kazi kisa. Kumva matafari guhinga ahantu hananiranye. Mishiki. Murwi, nto murwi. Byo muzamu bivuga. Tamujyana kwisa. Nuzakumukerera ujye umubwira ngo Ntajya makeya. Tuyakuramo ukuntu utera uvuga ngo reka mwajye bano wanyizamo n'inzu. Agahinga ariko cyane kurusha imashini. Keriya. Keri. Ese wabyutse kibondo? Ngwino hano nkubwire mama. Bizeje mbisa mutegereje umushyitsi. Bite? Ni byiza. Sha waje nijoro twaganira. Kari bwije. Nyere mama saraho. Araho. Arakomeye nta kibazo. Sha yakoze rwose kuba yakohereje. Amashuri se warashoje uri mu biruhuko cyangwa warangije kwiga? Amashuri ko nyifite igihera turi muri vacances ubu ngubu. Shani kuri muri umuntu wanjye yakoze kunyereza kuba muri iyi nzu ngenyine. Shamana yanjye akurange n'umwe. Kuye ubonye ukuntu ingana? Reba ukuntu kingana uraryama ucyuma ntiwakumva n'akantu kamwe gakora. Uko wabyumvise uri bazi uruhare wenyine uri muri iyi nzu. Nese warubaye ubute? Wa mwana byari byarandenze noneho Simbi yaragiye. Gihozo nawe yaragiye. Ubu mbese nabaga nk'umuntu ahangaha uri nko mu nzu itagira abantu nawe urabona ukuntu bimeze. Mu byumba hose hararanga wabonye ukuntu hameze nirungu nyine kuri vacances nzajya nza kukwirebera. Umve nuko kibondo bakoze kandi muri umuntu wanjye nukuri yakoze nuko yarazi muboro narimbabaye rwose. Seti Mama. Ngere muri sano kuri telefone. Bite sumeze ute? Meze neza. Meze bo. Bitege rwose. Ndarinzanye rero kuri ya mafaranga ya gahunda wari wambwiye yo kujya kwiga narimbaye nguhaye ngiye kuba nguhaye ya andi ndayagushyira kuri phone ugende wishyure. Ntabwo nari nawe. Ugende wishyure ujye kwiga Mama. Yabare neza ayo ngayo banze yamenye wi. Uri umubyeyi mwiza cyane. Nise ubundi cyo ntagukorera niki? Ni ukuri. Cyo ntagukorera nikira? Aya ni ijana rizuye neza. Yego ni ijana. Ni ijana riruzuye reka kwirirwa ubara usuri kubizi nakubeshya. Ahubwo ikibazo urahita ugenda uyishure. Aka kanya ngewe rwose perimi. Ndishimye ukwezi kumwe ndamuritse perimi. Yisande rero tugure vuba. Hano nitwara neza ndahita nguhishiraho n'amakategori yose nkwishyuriye. Ngiye nguhaye ukwezi kumwe. Ibindi byose ureko kubita byizana. Nkubone rero vuba rwose. Iyo bikora mbere yose gutya. Unese urwara mbangeze kure. Hoye urinze. Ibintu wari warankoreye burane narabonye abakobwa barakugize ikiguryi. Cyamata. Urambwa. Iko miga. Uracyabaho. Meze bite? Umugabo se. Sozi umugabo witwa barabona. Niko barabo. Ura. Yarabonye. narabonye ko nta mugabo utundi umuruho. Uyu mugabo wabi wanje. Amaze imisi iwaje nk'imisi 3. Araguhingira nyine bya amasambu yawe kabisa. Afite ikibazo ashaka inzu. Nene gutekereje uvuga ni burandi ndagaye bibisa. Ntabwo wambaye telefone yawe irananira. Si ibintu usanzwe uzi muri quartier hari umuntu ugira inzu usibye. Twereke inzu. Ashaka inzu byihutirwa cyane afite umugore agomba kumuzana. Zanjye zose ziba zihenze. Iyo uri Kigali? Oya ntabwo Kigali. Gazaba mbogo. Wabagaye wa mugabo. Inyuma hafi ureba muhazi. Biragaragara ni inyuma. Hariya mu base mugabo. Inzu rero irahari. Zirahari arashaka ibyumba bingana. Ibyumba bibiri na salira. Koze neza. Twereke ifite gahunda zanjye. Oya reka nze kubereka muzitwereke. Aho ubundi rwose hari. Sha imvura nayo nyiciye gahunda saa 9 n'igice we. Abantu kwe dufanye gahunda ya saa 9.
ariko nyine nta kundi. Nana bino tube tuganira dore imvura nyice gahunda. Ese wari uri mu biki mu gikari? gukora bya bindi basuzumbwiye. Dore kugenda nanjye gahunda zanjye zapfuye. Sinzi ko ndi bunagendera kure. Ubwo njye nayo siko wagiye. Oya ntabwo nagiye, nagenda se gute? Mwese umeze ute ko kuva wagera hano utigeze unganiriza ngo mbwire ko wabonye n'ahangaha? No mu kazi niba binagenda. Meze neza. Gusa ikibazo cyabayemo nyine urabona mbyuka ngenda nkagaruka nimugoroba ntitubone uko tuganira. Ariko njye nabonye ntari heza. Narishimiye cyane. Oya ni heza pe. Nanga haratuje. Gusa nyine nyibyibuka utumye nibuka nyine. Nibutse Hari umuntu ejo bundi waje hano sinibuka izina rye nimba ari Migambi ntabwo mbyibuka neza ariko ndumva ari aho ngaho. Shabwo ni Migambi. Ubwo rero yari arimo ashaka amafaranga y'umutekano arambwira ngo nze kukubwira uze kuyamuha. Yongeraho n'akantu ko kumbarura nyine kuko namubwiye ko tigeze mbaruza. Ubwo niba unaye wamuhaye ubwo waramukize ko nzi ko wabavugira hejuru. Umva namukize namubwiye ko udahari nyine aranyumva. Aka kantu ko kwibaruza ko nahakunze urabona ko hari n'akayaga haratuje nta rusaku rw'imodoka n'ibiki ariko twebwe uzagiye uryama kuvunira gusakurije ugahita ukanguka. Nigeze kuharara rimwe nigeze sinzira se gahibaza numvise bihinda no uhegereye n'indege hari ikabuga nasinziriye ndarota mana yanjye cyakoze niko bimeze noneho njye naje gusura muri umuntu wanjye hari ikabuga indege zira gusa urusaku ruba ruhari cyane uko nyine isi mbere tumaze igihe tuvugana ambwira ko aho yagiye kwiga bigenda neza ameze neza aransetsa hamagara akambwira ngo mama nyine yasuhuza mbabuze ibyongereza ibu yabaye ndi munyamahanga undi muntu uramuzi nawe ubwira sibwe shandamuzi uramuzi yarambwiye ese ugize mu ki mwana wa mama ngo nagusuhuzaga biracanga ariko se Miga umuntu wawe ni tayarira bari tayari inzara ishaka ariko se suyu umugabo ngo yabaga zabumboga iyo ngiyo hejuru kumenya haramo kakaje za Kigali z'ibyaro Harandiye cyane. harakuri ariko haramuje rero mbereka inzu niyi ifite ibirahure bya fime nabonye ni neza pe rwose gambe pe amaparafo zarangete karangi zashyiramo ryore aho reba rwose ngo radiyo se umuntu ugiye kwishyura ndabyishyiramo cyane rwose tuvuganira hamwe ibintu byose ukaba ariyo nta kibazo gihari neza rwose nta kibazo ho muri mwumvikane ngize amahirwe kandi size ukuntu nayo ndimo nibarasa mvuga inzu ndayisura he kandi ngiye ugira ngo muri inzu zawe wowe senenda nta kibazo kibagira hanyuma arami 25 ku kwezi kumwe 25 amafaranga gusa kwa Ntabwo wafashe ibintu bizima noneho nkumva. Ndishimye pe mama urakoze cyane. Urakoze cyane pe. Yego. Uri umubyeyi mwiza w'intanga. Saba rero ndagiye. Hari abantu dusenga nagiye kureba. Urumva? Sikumva dufite amasengesho nabyo ndabishya imbere y'Imana. Urumva? Ngiye kureba abantu dusengana wowe sigara. Ibitekerezo Imana yarabirangije. Kwishura vuba reka ngende bwo ngubwo nsanga umbwira inkuru nziza ukwezi kumwe nkibona tugura imodoka ko kandi ahubwo kuri telefone nayo shaka uburyo utuyohereza vuba ya telefone se singiye gutinya gushyiriraho urahaguruka aha ngaha 3 iraba yakugezeho naribi ahubwo ikindi kintu ugomba gukora ni kugenda kwiprepara mu mutwe ibintu byose ukabishyira ku ruhande ukerekeza umutima ku modoka nabiteguye byarangiye imodoka n'amafaranga yayo namaze kuyashyira ku ruhande byarangiye ko n'ukwezi kumwe permigatiza saba rero ahubwo turi kumwe reka mbe ngiye urakoze mama urakoze cyane sawa ariko umubyeyi mwiza ibumbije ndi nagira yohereza ubuzanga Kigali nabonye ndi umusirimu ubaga mu nzu yawe myaka yose nibwo yatanga
Mwumvikane njyewe ntabwo ibyo bindeba mu ibyo ni ibyanyu mwumvikane. Mushyiremo njyewe inzu nayikweretse dore ngiyi. irakoze imeze neza irapavomye Uzishyura se? zafime tedushe na tuwarete sisi bisanzwe hari inzu itagira ubwiherero. okay urama ngahe Byose uratangaye. Inote ya bitanu itavunje. Bitanu? bitanu abanguriza n'inkoko Mwese mu cyaro. ntabwo ari mu cyaro Kuva hano ujya i Kigali rapfa 300. Hano turubasa mu Nkoto ni hafi ya Kigali. cyangwa urabona uragira ngo Kamanye ni Kigali. Umva mureke tujye gukina turana abagabo. Njyewe mureke nduce ndaramye. ngaho ruci Urumva? nawe inzu urayizi uzi n'ukuntu inzu zivuna Umuntu wa pirate. wibuke ibati uko rigura n'umufundi w'iki gihe Njyewe rwose. bari bubaka inzu ariko ubundi Kuko inzu ku gasi nange nahubatse. Umva mureke mbakine. Mureke muri 15. Imeki? Nanjye ntabwo napfobya umuvandimwe. Nawe umuvandimwe maze iminsi wanjye nk'ucumbikiye nakuzi. Nzi agaciro k'inzu. ikindi Wagabanyije mwene. nanabyemera Kirane njye ugabanya rega rushye. Cyangwa ngamba. arishyura amezi icyo ni icyitondero Ubwo 15 kuri 5. 15 kuri 5 15 ku kwezi kumwe 45 amezi Irazi ko. ugambi yanzaniye abakiriya benshi rero Nawe ndi umuntu mukire cyane ku buryo mushaka kugira ngo Umugabo wita barabona. cyane barabona ndabona byaramucanze nyine umuntu wanjye yakoze usuku naragukunda kandi nanjye ndagukunda yakoze kibono nahakunze buri vakansi yose ndabikwemereye ngo rwose kibono urakoze cyane rero dore waje bwije sibyo waje bwije kibono urumva waje bwije ibyo kurya byanga nyine wabonye nagiye ibyo twariye ku rugero bimeze reka ngene ngutegurire ibyo kurya byiza ndabizi abanyakigali ubu ngubu wampinze ngo twariye ibihaza reka njye gutegurira abo ugenda ubitete bisangire ngo kibono ngaho rero gubwa neza kandi rero bwuje hano ugenda usabye uruhushya ntabwo nagenda navuze ntugapfe kugenda uko n'ubusanzwe ntabwo njya mva mu rugo ntavuze yego rwose ngere nkunda abana bameze batyo murakoze kibono reka njye gutegura utuntu nta kibazo mpamvu buriyeho gatoya ndaje yego bureba televiziyo ndaje yego nyine Bo. Ye kujya mu mibare mu kanya. 400,000. Kwari nakosheje. Uyu mwaka miliyoni go. Nta mwanya narebye nabi cyane. Ariko nayo aramaze 100. Ambo. Iyi telefone ntiri kugihe. Iyi igomba guhita ivaho. Kwa telefone nziza igezweho. Icya kabiri. Umukobwa mwiza we ubu yabonetse. Très bien. Very good. Umukobwa mwiza ku Gisenyi ho birihutirwa. Ikintu ugomba guhita nihutira. Guhita mutembereza. Ariko na Migambi yangiriye inama. Migambi arafaga ugomba kumuha igihumbi. Kuko ibi ntabwo byari kunkundira. N'ubu ni kwejya kwihanganiye ko n'umutekano no kugira uyu muntu. uruzaza nkigumira wawe. Kari gafite umugore ashaka kuzana umugore. Umugore wawe uzamuzana iwanjye. Uzabana n'umushitari. Nawe ufite umugore ndamufite nyiramiro ko nyira posha umwana rwaje undi. nyiramiro Ngawe muhavasi Nyamuye. nta yindi nzu wabona. sama avance yangahe razi umwana yafite agiye kumumbagana 2 Itamu. Itamu. Akiyemere. Ufasha yo ngaje. yego Fata nayo amafaranga. Yabike neza. 5,500 Nayo gufata inzu kugira ngo ubone ko ndisene. Iyo muhavasi ni yameza 2. Ira cyazo. Ntabwo yahita. Nta nyandiko tuyajye uyabike nta kibazo amafaranga. ngo kugira ngo inzu ntazahita Amafaranga aravunana nawe. oje mbonye undi nahita nyitanga utamaye amafaranga Tabonye urisanzwe yana amakiza amafaranga. ibyo ndahuye nawe namubona ariko imwe n'undi muhungu nimba bamwita ndi muremure ukuntu muremure w'amaso manini W'inzu? unanutsemo ubwo n'isati ntibajya basiga bambereye akasamutwe nk'ubwanga akasamutwe byumvise byagenze se gute shayina nyine nibo bantu nabonye nyine turumva baramabuye nyine nari ndi gutambuka kubera ko nyine uwo nguwo umutekano yari yarambonye aba ari ubanza kumusuhuza urumva yarakuzi yaranze nanjye ndamusuhuza ariko bari bari kumva yanyiziritseho igihumbi cyose kirahagije. Agiheke. Agishyire mu ijigo yongera indukize muri. Kuko
akoze ibintu biterebye ariko nanone hari umukobwa yari yampashe umukobwa wo kwa mama Kalisa niwe ngiye guheraho kabisa ndamuhera ariko ntabwo gahita tujya ku Gisenyi none abo nzajyana ku Gisenyi uriya ntari nko rwose ariko kambanze ujye kureba mama Kalisa nijyanishwe ari n'ubundi ni iniga yanjye none guhita mbona uriya mukobwa niyo bimpira kandi na mama Kalisa yabijyaho mfite amafaranga kiburi ntari ari iki ni cya gitereko ndakijugunye hariya abwira uburyo nkunda kandi ari ubwa mbere mbonye mbese umva ambira akasamutwe ariko ngiye kubera ko ibyo ngibyo urabizi ntabwo ari byo byanzanye naramwihoreye sitakubwira ngo aragukunda sinzi nimba ariko yitwa wasanga ari ubonye nese yagukunze akikubona ako kanya gutya adasanga kuzi ndabizi se gusa yari umva yari abirimo neza seti ko yirwa ajarajara mu bakobwa bemeze nabonye wabonaga se ari seriye ahubwo yifata n'imbobo uriya naganira iki nawe utabeshya uriya twaganira sha usamwihorera nta kintu navuga ntabwo abahungu b'inanga wabavamo ntabwo wabivamo n'akazi kawe njyewe nta n'ubwiciciro ndimo ari kuvugana nawe ari abantu bameze kuriya sha rero tuzabusubiramo ndumva imvura yoroshye genda ushaka utuntu waba ukora mu gikari n'ubundi wari urimo ndaje nitegure nzi ngende ariko shanga uretse kugenda mbanze mukorere nyine akantu de n'undi wari ugiye nta kintu ufashe reka mbanze nakora ibyo nk'uko unyitayeho sha iyi ngaho ugenda yego nyine nanjye utayasiga ntabwo natagitanga yego urukoze rero sawa cyane rero mubanje Umuntu bwo uzaba- umukire mu nzu yawe oya binde no akoze mwese ubundi nta yakwaje imbonesha ukora akazi kisa kumva amatafari guhinga ahantu hananiranye Imishike. mu rwiyi mu rwiyi byo muzaba wivuga namujyana ku isaha nuzakumukerera ujye umubwira ngo guhamagara makeya tuyakuramo tuyakuramo ukuntu utiriwe uvuga ngo reka mwajya bona wanyiza bona y'inzu agahinga ariko cyane kurusha imashini nako biragaragara sabona rihora zifite imbaraga ubu yego ndi umusirimu ariko